Ubu ni ubuhanuzi nahawe saa 9 ubwo nari ndimo ndasenga. Burakomeye, buteye ubwoba. Ushaka wabutega amatwi ntubupinge, kuko uku kwezi turimo hagiye kuba ibintu bikomeye. Iyaba wamfashaga ukabiha umwanya, fata iminota mike itarenze 12 wumve bino bintu bigiye kuba. Imana ntiyitaye ku muntu uwo ari we wese, yaba akomeye cyangwa yoroheje. Ngiye kuvuga ukuntu bazanogora amaso. Nyemerera tubanze dusenge. Mana, ndagushimye. Ubu ni ubutumwa bwawe wampaye ngo ntambutse. Nyemerera ubwumva uyu mwanya ugira ikintu hindura kuri we, umuhereze igihe cyo kwihana akizwe, kuko ibi ni ibintu bikomeye wavuganye nanjye. Unyemerere uhindure byinshi, uhindure imitima y'Abanyarwanda, uhindure abantu badashaka gukizwa, bamenye ko isi tuyirimo ariko ari intizanyo, aho umuntu wese ari abane na mugenzi we amahoro. Yumve ko twese tuzataha kandi tuzacibwa urubanza. Wigishe buri muntu wese kubara iminsi ye asigaje, kandi umuhe umutima wo kwihana kubw'aya magambo akomeye adasanzwe wavuganye nanjye muri iri joro. Ndagushimiye Kristo, ngiye gutambutsa ibyawe, ari wowe ubyamamaza bigere kuri benshi kugira ngo bumve ubu butumwa. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Nguhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ubutumwa Imana yampaye. Ni message ikomeye utapfa kuvuga utuzuye imbaraga z'Imana. Nabajije Imana, ese ubutumwa nabuvuga? Imana irambwira ngo haguruka uvuge, kuko hari byinshi nshaka gukora. Uzi ubwenge azihana, upinga azapinge, ariko wowe utambutse message. Bazimana, ese ntabwo bishobora kungiraho ingaruka? Imana irambwira ngo humura, ndi kumwe nawe, uvuga ayo magambo nkuko nayagutegetse. Nijoro ubwo nandimo gusenga, Imana yampaye ijambo rikomeye riboneka mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 16. Turasoma umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo Abafilisitiya baherako baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Umurongo wa 22 iravuga ngo ariko nubwo bari baramwogoshe umutsatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Nshaka kukubwira kuri aya makuru nkavuga icyo Imana yambwiye. Uyu ni umugabo witwa Samusoni, yavutse mu buryo bukomeye, yari yaravuzweho n'Imana. Hanyuma uyu Samusoni niwe wamenye ibanga kuri Delila. Delila aravuga ngo wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusatiriye. Imana yaramubwiye ngo ntuzogoshe umutsatsi wawe ku mutwe, ariko Samusoni aza kumena ibanga. Hano harimo message nshaka kukubwira. Nshuti yanjye, urebe neza utawaramenye ibanga. Wavuganye n'Imana, vuganira n'Imana hano batazi, ariko uyu munsi ni wowe uri gutukisha Imana. Warasenga uko bwije nuko bukeye, ukajya muri nibature, ukazamuka umusozi, ugafata ibihe byiza byo gusenga n'Imana, ugafata n'umunsi ukiyiriza, ariko uyu munsi ni wowe watukishije Imana. Bakunogoyemo amaso Abafilisitiya, wamenye amabanga. Uyu munsi ni wowe wirirwa mu kabari, ni wowe wirirwa usamana, ni wowe wirirwa utukisha izina ry'Imana. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nkubwire ngo garukira aho ugeze, wongere ukorera Imana. Gira umuco wo kubahisha Imana, gira imbaraga zo kongera gusenga. Hanyuma mbere yuko mvuga ibintu bigera kuri 4 Imana yambwiye, uyu mugabo witwa Samusoni baje kumukata umutsatsi wo ku mutwe we. Abantu baramusuzugura, yari afite imbaraga zikomeye, yarahisha Abafilisitiya benshi, yari yarabakubise kubera ko yari afite imbaraga zituruka ku Mana. Ariko umunsi acogora umutsatsi bakawogosha, umunsi acogora imbaraga z'Imana zikamuvaho, abanzi be bamugizeho ububasha. Ese ndashaka kukubaza wowe, ntabwo umwanzi we yakugizeho ububasha kubera kutagisenga? Warasengaga umurozi akakuroga, ibirozi bye bigapfa ubusa, ariko uyu munsi aragukubita ihembe rikakugiraho. Abana bawe baragwara, urugo rwawe rurimo intambara, ubukene bwateye urugo rwawe, kandi wari umuntu ufatika. Waradepoza ukabona akazi,
ariko uyu munsi uriho mu buzima bubi n'akazi ntukamaraho kabiri, bose arakwirukana uko bwije n'uko bukeye. Ucunge neza izamu ryawe utaba utaratakaje imbaraga z'Imana. Samusoni baramwogosha birakunda, kandi yari afite Imana. Nshuti yanjye, iyo wamaze gucogora, iyo wavuye ku Mana, nta ngabo igukingira nimwe uba ufite, nta mbaraga zigukingira uba ugifite. Iyo ibintu byose watinyukaga ubikoze, ibikuvogera baba byinshi. Ese nta bintu byakuvogera ureba? Ese ntabwo uri kunyura mu buzima bushaririye kandi warigeze kunyura mu bihe byiza? Ariko impamvu ni ukubera iki? Imana yaraguprotejaga, umugambi w'Imana wari ukuriho. Satani yakubonye ugwaho kuko nta burinzi ugifite, imbaraga z'Imana zakuvuyeho. Warasengaga, wavugaga ubutumwa, abantu bakihana, wararirimbaga, abantu bakihana, wacuranga, abantu bakihana, watambira Imana, wabyina, wakoma amashi, abantu bagakizwa. Ariko uyu munsi ni wowe uri gutukisha izina ry'Imana ku musozi. Abantu bari kuvuga ati uriya si wa wundi wasengaga, bari kukubona mu kabari. Ati uriya si wa wundi waririmbaga, bari kukubona muri buwate urara amajoro ubyina warabaye indaya. Nshuti yanjye, Imana iracyagushaka. Biravuga ngo ariko nubwo bari baramwogosha agatsi ko ku mutwe karongera karamera. Nshuti, Imana iracyagufiteho umugambi. Imana iracyagushaka. Mana igufiteho uburinzi, irashaka kugaruka mu murimo wayo, irashaka wongere ukizwe, irashaka wongere wihane. Erega Imana ntabwo inejejwe n'ubwo buzima ubayemo. Imana ntinejejwe n'ubwo butayu uhagazemo. Imana ntinejejwe n'ibyo bihe by'ingorane urimo. Ndi gusenga, Imana yambwiye ngo mbwire buri muntu wese uteze amatwi iri jambo. Nshuti, risangiza abantu barenga 12, usharinge iyi video. Hari umugisha uri bwaze kubona ukomeye. Kubera iki? Abantu benshi basubiye mu byangwa n'amaso y'Imana. Abantu benshi barimo barakorera Satani bakataje. Nawe haguruka wongera ukorera Imana, shiramo akabaraga. Va mu byo kuvuga ngo Imana yaranyibagiwe, ngo Imana yarantaye, ngo ubukene. Nshuti, hari abantu bafite ibyo ukeneye ariko barimo bararira. Hari abantu bafite urugo ariko urugo rwabo rurimo intambara, bari kwicuza, bari kuvuga ati kuki nashatse, kumva yakora divorce. Ibinejeje abandi hari igihe birimo birabariza, kandi wowe nibyo ukeneye. Hanyuma ikintu cyose wagiraho udafite Yesu nukuri n'umuruho. Nshuti, umunezero wa mbere Imana itanga muri iyi si ni amahoro. Uzarebe, hari igihe umukire araradasinziriye, afite umuzamu, afite imbwa, afite kamera, afite ibintu byose byakamuhaye amahoro, ariko yagira mu burira akabura amahoro. Nukubera iki? Uriya muntu afite abamucungiye umutekano, n'igihugu kimuhaye umutekano, ariko amahoro aturuka kuri Yesu. Umugore wawe ntiyaguha amahoro, amafaranga utunze ntiyaguha amahoro, ako kazi ushaka ntikaguha amahoro, uwo mugabo wawe ntiyaguha amahoro, abana wabyaye ntibaguha amahoro, ariko Yesu ni utanga amahoro. Yesu ni utanga amahoro. Mahoro yose adaturuka ku Mana ntayica abamaze. Yesu aguha amahoro. Nshuti, ibintu byose birariza, akazi keza kakuriza, kugenda muri Range Rover byatumurira udafite amahoro ya Yesu, kuba muri etaje ntibyatuma ugira amahoro. Ariko iyo umuntu afite amahoro ya Yesu, nukuri ubuzima burahinduka. Umurongo wa 28 biravuga ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpaguhorera amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Akira ijambo ry'Imana. Samusoni yasabye Imana, Imana iramwumvira, agatsatsi karamera. Nshuti, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ni wasenga ukongera ukagirana ibihe byawe n'Imana, aho wasebeye niho agatsatsi kazamerera, aho wambariye urubwa Imana izahagutabarira, aho uri kubona ugiye gupfira Imana irambwiye ngo ntabwo uzahapfira, aho uri kubona ugiye kwandagarira ntabwo uzahandagarira. Hari ikintu kimwe Imana ishaka. Nshuti, iyo wanyumvaga iyi message, ubuzima ubayemo wakabukoreshereje Imana. Umubiri n'amazi ameneka ntayogwe, ni ikibindi umuntu atura hasi kikajanjuka. Mu minsi yashize twagiye gushingura umuntu Rusororo, ndeba ibihumbi by'abantu bihari. Hari abajene, hari abagabo, hari abamama, abakire, abakene, abari bafite amafaranga, abari bafite izina riremereye tuzi. Ese wowe kubera ko ukiriho? Nuko utunze amafaranga menshi? Nuko ufite imbaraga zikurinda urupfu? Oya, nuko kuri wowe hari ijambo rivuga ngo baho. Kuri wowe haracyari imbabazi z'Imana. Kuri wowe hari ikintu Imana itegereje kuzagukoresha muri isi utarakora, ariko uri kwitwara nabi. Ubuzima bwawe bugarurira Imana. Ubuzima bwawe ongera ubuhereza Imana. Uburanga bwiza ntaco buvuze udafite Imana. Gutera neza udafite Imana ntaco bivuze. Nshuti yanjye, umuntu ufite Yesu agira amahoro mu gihe abandi birabuye. Umuntu ufite Yesu, abari muri Yesu bigira amahoro. Uzareba umuntu ufite amahoro ya Yesu, iyo yikoreye igitebo c'amavoka mu muhanda arimo aracuruza, abanezerewe ukagira ngo yavuye kurangura Dubai. Ariko ugasanga umuntu ufite iduka rinini ripika,
udafite amahoro ya Yesu, amadeni aramusajije, ibintu byose byamushajije. Kubera iki? Nta mahoro ya Yesu afite. Uzareba umukene wibera mu nzu irahiciriritse, n'urugi rutariho, araryama agasinzira akagona adafite n'ibimurinda. Ariko ugasanga umukiri yashatse umuzamu afite imbunda, ibintu byose, ariko yabuze amahoro, akangwa, akagwara, agapfa. Ibyo afite byose ntibigire icyo bimumarira. Imana yantumye ngo nkubwire ngo niba ushaka kuba muri iyi si ukaramba, ukabaho udafite stress, ukabaho wuzuye icubahiro c'Imana n'amahoro y'Imana, Imana yambwiye ngo garukira aho ugeze, wongera ushake mu maso y'Imana. Garukira aho ugeze, va muri izo nzoga, va muri bwo busambanyi, va muri izo nzira mbi. Imana iragukunda. Kubera iki uri kunyura mu bibazo ukaba uri gusenga ibibazo bikanga kuva imbere yawe? Ni ukubera iki? Mbere yuko ibibazo bikubaho, Imana yarakubwira ngo nzabana nawe, dore bigiye kuza, ariko uzabisohokamo amahoro. Ariko uyu munsi umurozi aragukubita ihembe, ntuzi aho rituruka. Abana bawe babuze ubwenge mu ishuri, urugo rwawe, abana bawe barabyarira mu rugo uko bwije n'uko bukeye. Wibaze kuba uri umukobwa mwiza ufite uburanga, ukabukubisa imyaka 35 utarashaka, bakurambagiza bigapfa. Umukobwa wahengamye umuntu udafite amaguru mazima nka yawe, umukobwa udafite isura nziza nk'iyawe, harimo aragukorana mariage. Kubera iki? Imbabazi z'Imana zimuriho, icubahiro c'Imana kimuriho. Kubera iki udashaka Imana? Ese nta kintu Imana yagukoreye? Nta bintu uzi Imana yakoze byagombaga gutuma useba Imana ikakurinda? Nta manyanga uzi wakoze Imana yatwikiriye ikanga ko wandagara? Wagarukiye aho ugeze ugakorera Imana, ko Imana igufiteho umugambi. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikeneye gukorera Imana, ikeneye ko umubiri wawe ukorera Imana, ikeneye ko ubutunzi bwawe bukorera Imana, ikeneye ko isura yawe ikorera Imana. Ni wambara abantu bavuga ati uriya ni umuntu w'Imana. Imana yambwiye ngo ikeneye imbuto zawe ko zera ku musozi aho utuye. Imana ikeneye imbuto zawe ko aho mu kazi zigaragara. Imana ikeneye imbuto zawe ko muri ubwo bukobwa zigaragara. Imana ikeneye imbuto zawe wuriye indege wagiye mu mahanga zigaragare, abantu bakurebe bavuga ati uyu muntu ahagarariye Imana. Imana yambwiye ngo kubera ko utakishaka kuba ambasaderi w'Imana, ahubwo ukaba ambasaderi wa Satani. Ibintu byose ukoze biragaragaraza imirimo mibi, urwangano, ishari, umujinya. Garukira aho ugeze. Imana iragukunda, Imana ishaka kuzagukoresha ibikomeye. Samusoni Bibiliya avuga ngo arasenga, atakambira Imana, agatsatsi karamera. Imana irambwiye ngo iraciciye ku ntebe y'imbabazi, agatsatsi kagiye kongera kumere. Mwene data, abantu benshi bafite amasezerano. Nigeze ndota abantu bari muri stade Amahoro. Aho abantu bari muri stade Amahoro, ngiye kubona mbona ngo bari bafite inda. Izo nda bari bafite, ngiye kubona mbona umuntu afashe urwembe agenda ajomba kuri zanda bafite. Ngiye kubona ngo mbona n'igipirizo cyari kirimo wa mwuka uva muri zanda bari bafite. Mwuka wera aransobanurira abantu benshi ngo bafite amasezerano, ariko ayo masezerano yabo ntayarimo, ntabwo aturuka ku Mana. Kubera iki? Abantu benshi ntibagishaka gusenga, bakeneye kumva ubuhanuzi, bakeneye kumva ibibanezeza. Ariko aya magambo ndi kukubwira ni amagambo meza yo kukubwira ngo garuka wongere ukorera Imana, garuka wongere uvugire Imana. Imana igufiteho umugambi. Hari byinshi ishaka gukoresha ubuzima bwawe, hari byinshi Imana ishaka kugukorera, ubuzima bwawe bugahinduka. Ndagukunda ye Prophet Imana ivuga. Tubane mu bihe byiza byo gusenga. Kora subscribe, hanyuma buri saa sita tuba dufite live mu bihe byiza byo gusenga. Kanda live, tubane. Imana iguhe umugisha. Shalom. Imana ikurinde, Imana ikugote, imbabazi z'Imana zongere zikomeho. Uyu mwanya uvuge ngo Mana mbabarira. Imana yambwiye ngo ni wakwihanuka garukira aho ugeze. Ico kigerageza ubona ko kigukomereye cyakunaniye, yambwiye ngo igiye kugikora kugira ngo igirane nawe igihango, kwigutabaye utarakogwa n'isoni, ikwereke ko ari umubyeyi ukiciciye ku ntebe y'imbabazi. Ndagukunda, Imana iguhe umugisha.